turabasuhuje, tubashimiye ko muri kutwumva, tubashimiye cyane ko muri hamwe natwe, tukaba tugiye kubabwira biography y'umuhanga Isaac Newton. Isaac Newton ni umuhanga rurangiranwa wavutse ku itariki ya 25 Ukuboza mwaka w'1642 dushingiye kuri kalendari ya Julian yakoreshaga muri icyo gihe Isaac Newton yavukaga. Nyuma atabaruka ku itariki ya 20 Werurwe mwaka w'1726, akaba yaravukiye kandi akurira mu gihugu cy'Ubwongereza. Yari umuhanga wakoze byinshi mu mibare mathematics, umuhanga mu by'ubugenge physics, umuhanga mu by'ubumenyi bw'ikirere astronomy, umuhanga mu bya theology. Azwi cyane kandi nk'umwe mu bahanga bakomeye mu bihe byose kandi nk'umuntu ukomeye mu mpinduramatwara ya siyanse, aho mu by'ubugenge afatwa nk'umubyeyi washinze physique mechanic physics, ndetse rwose banamwita se w'ubumenyi bw'iki gisekuru modern science, aho we n'abandi bahanga bakoze akazi k'indashyikirwa. Isi ikaba ibafata rero nk'abantu bayikoreye ibintu by'indashyikirwa bigomba kubazirikana bitewe na serivisi runaka muri icyo cyiciro bayigeneye. Isaac Newton rero yahinduye imyumvire n'imiterere y'abatuye ku isi binyuriye muri serivisi z'indashyikirwa yagezeho mu bihe bye byose. Newton kandi yasize uruhererekane rw'ibikorwa n'ibitekerezo bishya ku byerekeranye n'imiterere ya rukuruzi rw'isi no mu isanzure gravity, icyerekezo n'ingendo z'imibumbe mu isanzure. Hanyuma anatanga umusanzu mu bijyanye na physique optique. Umuhanga Newton kandi ntiyigeze amenya se nubwo nawe yitwaga Newton, kuko isi yaje kwitaba Imana habura amezi make ngo Newton avuke. Naho nyina witwaga Hannah, nyina wamubyaraga yari azwi ku izina rya Hannah, niyo yari amazina ye. Ibi rero byatumye icyizere n'amahirwe by'uko Newton yashoboraga kubaho neza yasaga nk'aho agenda yoyoka. Mbese mu ntangiriro nta kidasanzwe cyamutandukanyaga n'abandi bana. Mu bwana bwe ahubwo yari umwana wakundaga kurwaragurika, ndetse bamwe bakanatekereza ko atazabasha kubaho igihe kirekire mu buzima hamwe n'abandi bakurikije uko bamubonaga. Nyina Hannah rero wamubyaraga nk'umugore wari upfushije umugabo akiri muto, byatumye yongera kugira igitekerezo cyo kongera gushaka, ngo kuko yaje guhura n'undi mugabo witwaga Reverend Barnabas Smith. Aba bombi kandi nta kintu na kimwe bifuzaga kumarira Isaac Newton. Gutererana uyu mwana rero byatumye ajya kurererwa kwa nyirakuru wabyaraga nyina. Aha imyaka myinshi cyane. Uyu mukecuru yamureze neza uko yari ashoboye, ariko nk'umwana kutaba iruhande rwa nyina kandi yari akiri muto byatumye Newton yumva adatekanye, ndetse biranamukurikirana rwose ubuzima bwe bwose. Kuva mu myaka rero yagera nko kuri 12 kugera mu myaka 17, Isaac Newton yagiye kwiga mu ishuri ry'ubwami muri Grantham, aho yigishaga Ikilatini n'Ikigereki cya kera n'ibindi muri icyo gihe cye nyine. Kandi muri icyo gihe yakundaga kumenya neza inshingano y'imibare, akabikurikirana akabiha imbaraga ze zose. Nyuma gato rero ntibyatinze kuko nyina yaje kuhamukura ahagana mu mwaka w'1695. Mu kwezi k'Ukwakira rero amujyana i Woolsthorpe. Nyina rero umubyara yongeye gutandukana na wa mugabo we wa kabiri, ariko bafitanye abana barimo Mary, Benjamin na Hannah. Kwifasha rero kurera abo bana byatumye ashishikariza Newton wari mukuru muri bo ko yakwihatira gukurikirana imirimo y'ubuhinzi. Nyamara ku rundi ruhande Newton we yabyangaga urunuka. Kubw'amahirwe umuyobozi wa rya shuri bari baramukuyeho yaje gukora ibishoboka byose ashakisha uwahoze ari umunyeshuri we, maze aje nyuma y'uko amubonye rero asaba nyina ko yareka umwana akagaruka ku ishuri. Newton rero nyina yaje kumurekura aragenda asubira mu ishuri. Hageze rero yaje gutsinda neza kandi agaragaza impano n'urukundo rudasanzwe mu kwihatira amasomo kandi akagiramo n'amanota meza cyane. Ibi byatumye rero ubuyobozi bw'ishuri bumukunda bumufata neza nawe abera umwana mwiza. Mu mwaka w'1661 ahagana mu kwezi kwa gatandatu yatsindiye kwinjira muri college ya Trinity muri kaminuza ya Cambridge. Ibi byabaye nyuma y'uko rero nyirarume wari warigeze kuhiga i Cambridge nyine ari we Reverend William Ascaf
mbese yamukoreye nka rekomandasiyo kuri iyo kaminuza nawe yari yarigeze kwigaho mu minsi yatambutse. Aha i Cambridge rero Newton yatangiye kwishyura ariko akabikesha amafaranga yavaga mu nshingano abanyeshuri bakoraga. Hari uturimo duciriritse nyine abanyeshuri bakoraga bakabaha amafaranga make make, ayo niyo yifashishaga kugira ngo abashe gushobora ubwo buzima bw'i Cambridge. Ibi byarakomeje gutya rero, gusa ntibyatinze yahise abona scholarship mu mwaka w'1664. Muri iyi scholarship rero bamuhaga byose mu gihe cy'imyaka 4 kugeza arangije icyiciro cya 3 cya kaminuza. Gusa ibi ntibyatinze yahise abona scholarship mu mwaka w'1664. Bamuhaga byose mu gihe cy'imyaka 4 kugeza arangije icyiciro cya 3 cya kaminuza, masters degree. Amasomo rero kuri iyi kaminuza yarashingiye cyane cyane ku muhanga wa Aristotle. Newton rero yarabikunze ndetse anasoma inyandiko z'umufilozofe n'izindi zose bari baragiye bakora bwa mbere gato. Hanyuma asoma n'inyandiko za Descartes, hanyuma aniga neza iby'umwastronaut Galileo Galilei yari umutaliyani na Thomas Street. Aba bombi yarabize, ayiga imirimo yabo y'ubushakashatsi bakoze, ayibyaza umusaruro mu myaka yakurikiyeho. Mu mwaka rero wakurikiyeho 1665 yavumbuye tekinike rusange yari ishingiro rya teori yaje kwamamara ubu ngubu twakwita mu mibare, abize imibare murabizi icyo twita binomial theorem. Afatiraho kandi yubaka teori yaje guhindukamo icyo twakwita ubu ngubu calculus. Nyuma gato yabashije kubona impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza bachelor degree, aho nyine i Cambridge muri uwo mwaka nyine w'1665 mu kwezi kwa 8. Icyorezo cyitwa rero bubonic plague cyahinduye gahunda ye. Ni icyorezo cyaje kuba mu gihe cyo kwiga ko nyine cyangiza ibintu byinshi cyane. Iyi kaminuza rero byatumye ifunga imiryango nyuma gato y'uko iyi ndwara itangiye gukwirakwira ikagera n'i Londres. Mu mezi 7 ya mbere y'iki cyorezo abaturage ba Londres bagera ku 100,000 barapfuye. Mu gihe yari iwe rero mu rugo i Wall Street, kuko imirimo n'ingendo bitari byemewe neza, mbese bagereranya nk'uko muri 2019 natwe twageze kuma mu rugo. Niho rero yaje gukora imirimo yaje kuviramo isi y'icyo gihe n'iyacu y'agatangaza. Mu myaka 2 nyuma yo gusoza bachelor degree yavumbuye iby'imiterere y'urumuri optique n'ibijyanye n'imiterere ya rukuruzi gravity. Mu kwezi kwa mbere rero mu mwaka w'1667 nyuma y'imyaka 2 Newton kuri kaminuza ya Cambridge, noneho mu kwezi kwa 10 yaje gutorerwa nk'umwe mu bagize urugaga rwa Trinity. Imirimo y'ubushakashatsi ye yaje gukurikiranwa no gukundwa na Professor Isaac Barrow wigishaga imibare na geography. Nyuma gato Newton yaje gusohora inyandiko mu by'ubumenyi bw'isi Geographia Generalis, yari iri mu rurimi rw'Ikilatini Geographia Generalis mu mwaka w'1622. Hanyuma yongera gusohora indi ivuguruye mu mwaka w'1781, aho mu nyandiko Newton yagerageje guhuza ubumenyi bwa kera n'ubwari bugezweho muri icyo gihe mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi bushingiye ku mibare. Tugarutse mu muryango we gato i Wordsworth Emmanuel, Newton yatangiye gukora kuri bimwe mu bitekerezo bye by'ingenzi. Hano niho yasesenguye ibitekerezo by'imibumbe kandi anatera imbere mu buryo bwo gusobanukirwa urumuri n'amabara. Newton yashoboye kandi kwiteza imbere mu bitekerezo bye ku byerekeranye n'uburemere gravity. Mu gihe yitegerezaga neza pome yagwaga ivuye ku giti mu busitani bwe, nibwo yibajije aravuga ati ubundi bishoboka bite kuki urubuto rutagwa iyo ruvuye ku giti rutazamuka ahubwo rukaza hasi? Abitekereza neza aza gusanga hari imbaraga zikurura ikintu kugira ngo zigihamane. Azigaho rero izo mbaraga nibwo yaje kuvumbura ryamye avuga
neza arabisobanura yuko izo mbaraga zikora ibyo ngibyo ziba zishingiye hehe, ziba zishingiye kuri gravite. Nuko kera cyane rero, mbere y'uko ibikorwa bye by'indashyikirwa bibasha gusohoka ngo bize hanze, Newton yafataga nk'umwe mu batekereza great thinker bari bakomeye mu gihe cy'Ubwongereza nyine, ndabarwa mu gihe yariho na mbere y'uko imirimo ye itangaza ikajya ahagaragara. None barasanzwe bafata nk'umuntu wari ukomeye bitewe n'intekerezo yari afite. Yagizwe umwarimu w'imibare Lucasian Cambridge mu mwaka w'1669, asimbura kuri uwo mwanya umujyanama we Isaac Barrow. Nyuma abanyabwenge bari bafite uyu mwanya barimo Charles Babbage uzwi kandi ku izina rya se wa mudasobwa, na Paul Dirac na Stephen Hawking. Newton yagiye agirana amakimbirane menshi n'abandi bahanga mu mibare, duhereye nko kuri Robert Hooke, umuhanga uzwi cyane mu bushakashatsi bwa microscope. Yakoze na byinshi mu bugenge, hano afitemo ihame yashyizeho mu by'ubugenge. Nyuma bombi rero bongeye gutonganira ku byerekeye ku mubumbe w'isi. Hooke yavugaga ko Newton yafashe bimwe mu bikorwa bye akabishyira mu gitabo cye yari yarasohoye cyitwaga Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, cyari mu rurimi rw'Ikilatini. Mu gihe Robert Hooke rero yagirwaga umuyobozi muri Royal Society, yakomeje amakimbirane hagati ye bwite na Newton rwose, arwanya yivuye inyuma ubuvumbuzi bwa Newton. Gusa Newton yaramwihoreye, ahubwo agakomeza kwerekana ibihamya byemeza ko imirimo ye ifite ishingiro. Byakomeje gutya kugeza Robert Hooke yitabye Imana. Newton kandi yaje gutongana n'undi muhanga mu by'imibare w'Umudage witaga Gottfried Leibniz. Leibniz rero yavuze ko Newton yibye ibitekerezo bye. Umuryango w'ibwami watangiye iperereza kuri iki kibazo mu mwaka w'1712. Nyuma byaje kwemeza ko abahanga mu mibare bombi bakoze ibyo bavumbuye byose bitigengaga. Dusubiye inyuma kandi gato mu bumenyi bufitanye isano n'imibare, Newton yakoze byinshi byafashwe nk'inkingi ya mwamba mu ibaruwa Isaac Barrow yandikiye undi John Collins. Yamubwiye ko ubushakashatsi Newton yaraherutse gutangaza mu by'imibare calculus n'ubushakashatsi yise Analysis per Equationes Numero Terminarum Infinitius. Ibi ngibi byose uwo muhanga yaje kumwumvisha yuko ati Newton ni umuhanga ndengakamere muri ibi bintu. He is an extraordinary genius and proficient in this thing. Kubera ko Newton yari yaragerageje kuzana impinduka mu buhanga bw'imibare mu bijyanye n'ubugenge bushingiye ku miterere y'urumuri, yakoze reflecting telescope ayerekana muri Societe Royale ahagana mu mwaka w'1672. Mu mwaka w'1636 Newton yari yarabashije kubona uburyo urumuri rwitandukanya ndetse rugatandukana mu buryo ruhana intera mu mabara atandukanye yifashishije igikoresho cya prism. Iryo shusho kandi rukomoka ku itandukana ry'urumuri kw'amabara yari yaragize spectrum, kandi yanashoboye kwemeza abandi bahanga ko urwo ruvange rw'amabara hifashishijwe lensi rushobora guhinduka umweru wererana dede. Yanzuye neza ko urumuri rutajya rutakaza umwimerere warwo mu gihe cyo gutandukanya amabara, ahubwo cyangwa se mu gihe rwongera kwihuzamo uko rwari rwahoze mbere. Gutandukanya rero icyerekezo ku buryo bwose urumuri rugumana umwimerere warwo karemano, nta kintu mbese gihinduka mu bijyanye na property yarwo. Ibyasohotse rero muri ibi byerere yabisohoye mu cyo yise Newton's Theory of Color. Mu mwaka w'1682 umuhanga Newton yandikiye ibaruwa William Bridge akora kuri commentaire ku bushakashatsi yarahetse gusohora ku rumuri, aho Newton yavugaga ko urumuri rugizwe n'udupariti duto cyangwa se uduce duto twirefragitinga bitewe n'imbaraga z'umuvuduko urumuri rukoresha ruva ahantu hamwe rukajya ahandi, maze bigahinduka umucyo ufatika muri aho hantu yegeranye cyane.
The light is composed of particles or corpuscles which were reflected by accelerating into dense medium. Mu mwaka w'1704 Newton yasohoye igitabo yise Optics, aho ari we muntu wagaragaje ikoreshwa rya prism nk'igikoresho cyashoboraga gutubura ingano y'urumuri rugendera hamwe, beam light. Ubushakashatsi bwa Newton nibwo bwaje guherwaho nyuma y'imyaka irenga 288 byajemo kuvukamo iby'ikoreshwa ry'imirasire ya laser. Abandi bashakashatsi bakomeje kubiha agaciro, abandi bakagenda bongeramo izindi ngingo buhoro buhoro kugeza aho uyu munsi tukibikoresha. Ahangaha twavuga nka Young na Fresnel bifashishije teori ya Huygens, maze berekana ko ibara riboneka bitewe n'intera hamwe n'umuvuduko w'urumuri waribyaye. The color is the visible manifestation of light's wavelength. Ibi ni ibyagezweho na Young Mulder yifashishijwe na Fresnel. Tuvuge gato ku bijyanye na rukuruzi cyangwa se gravity ishingiye ku gitekerezo cy'umuhanga Isaac Newton. Isaac Newton yahereye mu myaka y'1655 yegeranya kandi yubaka teori yiswe gravitation. Newton ageze mu mwaka w'1679 yitaye cyane ku bijyanye na mekanizme y'imibumbe, aho yafatiye ku mategeko y'isanzure y'undi muhanga witwaga Johannes Kepler, yari Umudage. Uyu nawe kandi yari yarakoranye bya hafi n'undi muhanga witwaga Tycho Brahe, maze amaze kwitaba Imana Kepler yubaka neza amategeko ashingiye ku bushakashatsi yari yarakoranye na shebuja Brahe. Newton rero nk'umuhanga rero nawe yagaragaje neza ko imbaraga za rukuruzi hagati y'ibintu bifite uburemere kimwe ukwacyo cyangwa se naho byaba bingana, izo mbaraga zikururana hagati y'ubwo buremere bwombi cyangwa se imibumbe ibiri runaka ziboneka ufashe uburemere bumwe ugakubaho ubundi buremere bwa kabiri, hanyuma ukagabanya intera iri hagati y'undi bwikubye kabiri. Mu yandi magambo ni nk'abavuga ngo the gravitational force is the product of directly proportional to the masses and inversely square of the distance apart. Ni ukuvuga ngo imbaraga ziba ziri hagati y'imibumbe ibiri, icyo yagaragaje ni uko izo mbaraga ziboneka ari uko ufashe, tuvuge niba ari imbaraga ziri hagati ya object ebyiri, object imwe ihagarariwe na masse m n'indi igahagararirwa na masse md. Yavuze rero ko izi force de gravité ibiri hagati y'imibumbe yombi ufata izaboneka ari ufashe masse d1 cyangwa se masse 1 times masse 2 over distance squared apart. Ngo ni distance igabanya iyo masse m na masse d kuva kuri hagati ya masse m1 na masse m2, ya ntera irimo ukayigabanyaho ariko ikubye kabiri. Nyuma baje no kongeramo na constant g, none bavuga ko gravitational force ingana na g constant g times m1 times m2 over r squared cyangwa se distance squared apart. Ariko byose nyine intangiriro murumva yuko ari umuhanga wari warabashije kubikoraho. Iri hame rero niryo baje kwita imbaraga rukuruzi z'isanzure, byaje gutuma amenyekana cyane ku ruhando mpuzamahanga na n'uyu munsi. Kandi ntibyatinze kuko mu mwaka w'1787 ku itariki ya 5 Nyakanga uyu muhanga rurangiranwa yasohoye amategeko rurangiranwa yaje kwamamara kurusha andi yose Newton yaba yaragezeho mu nyandiko z'ubushakashatsi yise amahame. Aya mahame rero yavugaga amategeko atatu y'ingenzi agenga ingendo mu isanzure, the three universal law of motion. Ihame rya mbere ryavugaga neza ko ikintu cyose gifite uburemere kiguma mu mwanya wacyo kugeza hagize cyangwa se ku mwanya gihagaze cyangwa se kigenda ku muvuduko runaka udahinduka kugeza habonetse imbaraga zibuza uburyo uburemere bw'icyo kintu
mbese zigatuma niba ibuye ryayo nk'umwandi mbise mu magambo yoroshye, imodoka ihagaze hamwe hatagize umuntu uza ngo ayisunike, iguma muri ubwo buryo. Ikintu kigenda ku muvuduko runaka udahinduka, hatagize ikintu cyongera uwo muvuduko cyangwa kiwugabanya, icyo kintu kiguma muri pozisiyo imwe kiba kiherereyemo. Nibyo rero hame rya mbere yabashije gukora, avuga ngo an object at rest will remain at rest and an object in motion will remain in motion at a constant speed and in straight line unless acted upon by an unbalanced force. Keretse hagize iyo unbalanced force ishobora kuza igatuma hahindukamo ikintu runaka, ariko ubundi ikintu kiguma mu mwanya umwe cyangwa se gihagaze kugeza nyine habonetse force ishobora kuba yaza cyangwa se imbaraga runaka zaza zigahindura umuvuduko w'icyo kintu cyangwa se position y'icyo kintu giherereyemo. Ihame rya kabiri rero ryavugaga yuko imbaraga cyangwa se force z'ikintu runaka kiri kugenda gifite uburemere zingana n'ubwo buremere ukubyeho umuvuduko wacyo gifite muri ako kanya. The force on an object is equal to its mass times its acceleration. Mu yandi magambo uvuga ngo force ingana na masse ukubyeho acceleration. Imodoka irimo kugenda, wowe muntu urimo wirukanka, imbaraga ufite cyangwa se ibuye uteye kuva hamwe rijya ahandi, izo mbaraga iryo buye, izo force imbaraga icyo kintu runaka gifite zaba zihwanye na masse cyangwa se iyo ngano icyo kintu kiko kingana ukubyeho umuvuduko kiri kugendera, ari wo wise acceleration. Iri hame rya gatatu rero ry'ingendo mu isanzure ni mu gihe ibintu bibiri bifite uburemere runaka bikocoranye, ahangaha byombi biganisha force zabyo kuri buri ruhande ku buryo bungana, ariko bigatandukanya icyerekezo. Nibyo bavuga ngo when two objects interact they apply force to each other of equal magnitude and opposite direction. Mu yandi magambo, kora experience, ufate igikuta ugisunike, wowe ufate igikuta ugisunike, bivuze ngo izo mbaraga usunikisha igikuta zingana neza n'iz'igikuta kiri kugusunikisha, ariko mu byerekezo bibiri bitandukanye. Ngayo nguko aya mategeko rero yaje kwamamaza. Aya mategeko atatu ushyizeho na rya gravitational force yaje gutuma Isaac Newton yamamara cyane, arakundwa, noneho rwose agera ku rwego na n'uyu munsi se kimufataho nk'umuntu wakoze ibintu by'ingirakamaro. Mu buzima bwe bwa nyuma rero Newton yishimiye umwuga, kwitabira umwuga wa politiki. Yatorewe kuba mu nteko ishinga amategeko nk'uhagarariye Cambridge mu mwaka w'igihumbi 1689, asubira mu nteko ishinga amategeko mu mwaka w'igihumbi 1701 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1702. Newton nawe yagize uruhare mu mibereho y'ubukungu bw'igihugu cye. Mu mwaka w'igihumbi 1696 yagizwe umuyobozi wa Royal Mint. Iminsi ya nyuma rero y'umuhanga Isaac Newton mu myaka y'igihumbi 1690, Newton yanditse inyandiko nyinshi zavugaga ku iyobokamana, cyane cyane agerageza kumvikanisha neza inyandiko ya Bibiliya. Harimo n'uwamenyekanye yandikiye umufilozofe John Locke akritika ubudahemuka bw'igitekerezo kiboneka muri Bibiliya mu rwandiko rwa mbere rwa Yohani. Ntabwo ari urwandiko rwa mbere, ahubwo ni muri Yohani ibice 5 umurongo wa 7. Newton rero kandi yaje no kujya mu nteko, nk'uko twari tumaze kubivuga, akora imirimo myinshi. Uyu muhanga kandi rero yabashije kubarizwa i Londres umwanya wa Warden muri Royal Mint mu gihe cy'ubutegetsi bw'ubwami bw'umwami William wa gatatu mwaka w'igihumbi 1696, aho uyu muhanga yabashije kwitwara neza akanahatanga umusanzu we. Naho ahagana mu mwaka w'igihumbi 1703 yabaye perezida wa Royal Society. Icyarimwe kandi abarizwa no mu rugaga rw'abahanga mu Bufaransa, icyo twitaga Associate of the French Academy of Science. Ntibyatinze kuko
mu myaka 2 yonyine yakurikiyeho ahagana mu mwaka w'1705 hari mu ruzinduko rw'umwamikazi Anne muri College ya Trinité i Cambridge. Aho niho umwamikazi yamuzamuriye mu ntera ahinduka Master of Mind. Ibi kandi byaje no ku mwanya byatumye aba ku mwanya wa 2 mu gihugu hose nyuma y'umuhanga wari waramubanjirije wari waramenyekanye ku izina rya Francis Bacon. Isaac Newton kuva iki gihe imbere ye hahise atangira kuzaho akajambo mujye mubona ngo sa Isaac Newton. Ni izina rero ry'icyubahiro, ni izina ridapfa guhabwa umuntu uwo ari we wese, biterwa n'icyo aba yakoze kandi akabihabwa n'ubwami bw'Ubwongereza. Mu bijyanye rero n'iminsi ya nyuma ya Isaac Newton yitabye Imana apfa asinziriye neza. Ibi byabereye i London ku itariki ya 20 mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1727. Imihango yo kumushyingura yitabirwa n'abanyacyubahiro kuva imihanda yose. Newton kandi yari umuntu w'icyamamare kandi ukize. Igihe yapfaga mu mwaka w'1727 yababaje Abongereza icyo gihe, ababaza isi yose. Umurembo we waje gushyingirwa i Westminster Abbey mu marimbi y'abami n'abamikazi. Urumva agaciro nyine yari afite. Ndetse n'igihe cy'ishyingurwa rye umufilozofe w'umufaransa witwaga Voltaire yari ahari muri uwo muhango wo kumushyingura, aho yatangajwe n'ukuntu ubwami bw'Ubwongereza bwari bwarashoboye gutandukanya ubutegetsi n'iyobokamana. Yaranatangaye ageze no mu Bufaransa, anasohora n'inyandiko yandika avuga ati iyaba ubutegetsi bwose bwareberaga bw'Ubwongereza nta makimbirane yakabayeho, kuko mu Budage no mu Bufaransa no muri biriya bihugu by'i Burayi byinshi byari byegereye hariya bari bagifatanya iyobokamana n'ubutegetsi, batumva siyansi yarimo ivuka n'ibyo ahandi yakorwaga. Niyo mpamvu rero n'uwageragezaga kubikora bamurwanyaga. Rero ubwo Voltaire yamenyaga ko mu Bwongereza bo bateye imbere, akamenya ko n'umuhanga wari warakoze byinshi yamaze kwitaba Imana, nawe yakoze urugendo hanyuma aragenda ajya kumushyingura nyine abandi bose. Newton rero yashyinguwe ahantu hazwi cyane. Hari hashyinguwe Elizabeth wa mbere na Charles wa kabiri. Abandi bahanga nka Charles Darwin nyuma bashyinguwe hafi ya Newton. Urubuga rwemewe rwa Westminster Abbey ruvuga ko ibyanditswe mu Kilatini bwavuga nyine byari byanditse mu Kilatini kumva bamushimira kuba afite imbaraga zo mu mutwe hafi n'amahame y'imibare yihariye ibye nyine mu buryo bwe yabashije kubikoramo. Umunyamibare rero akaba n'umwastronaute witwaga Joseph Louis Lagrange yahamije ko Newton yari genius ndengakamere isi yaba yarigeze kugira. Arongera ati kandi Newton yari impano ku buryo nta muntu washobora kuboneka mu bantu ku isi yashoboye gutunga. Uyu muhanga rero Joseph Louis Lagrange yari n'umuhanga wakoze ibintu byinshi cyane, ariko nawe rwose yabashije kuvuga ko Isaac Newton yari umuntu utari usanzwe. Umuhanga nawe w'umuvanganzo Alexander Pope yanditse umuvugo wamamaye awita Epitaph, wari mu rurimi rw'Ikilatini ugira uti, yagerageje kuwushyira mu Kinyarwanda agati hano hashyinguwe Isaac Newton, uwahawe icyubahiro ndakumirwa, ufite imitekerereze mvajuru ihebuje, umugabo wabashije guhimba amahame y'imibare ubwe, yafinduye amasomo n'amashusho ngero y'imibumbe hamwe n'inzira za kibonumwe, inzira z'inkubi z'imiyaga mu nyanja. Yerekanye ubudasa bw'inzira z'urumuri ku buryo nta wundi muhanga wamubanjirije wabashije kubigeraho, binyuze mu kwerekana inkingi za mwamba z'uburyo amabara ashobora kuboneka. Umumenyi, umuntu udasanzwe kandi wo mwiringirwa mu bushobozi bwo gusobanura imiterere y'ibintu n'iby'ahashize. Yihuje n'inyandiko zera biciye muri filozofiya, yahimbiye mu bushobozi bw'Imana n'icyiza.
mu bwiyoroshye no guca bugufi, mu guhimbaza no mu buryo bwe. Arakomeza nuko yavutse ku itariki 25 Ukuboza mu mwaka w'1642, hanyuma atabaruka ku itariki 20 Werurwe 1726. Ngayo rero amagambo y'agaciro yanditswe ku gituro cy'umuhanga Sir Isaac Newton. Akaba ari naho natwe dusohoreje iki kiganiro cyacu. Murakoze cyane, nakagaruka. Mwabigezwagaho nanjye Inkotanyi y'Iminega Rwagitinywa. Ciao ciao.